byahanuwe kandi ma birasohora ariko nagira nkubwire ngo ahubwo naba nka wundi wavuze ngo nta karabo sibyo se ahubwo uwegera Uwiteka Imana namwegere kuko ibi ni bya nta kiraboneka utunavuga ngo ni gatonyanga mu nyanja kwa kundi igitonyanga kigira gute kiza kikagwa mu nyanja ahubwo ndimo ndatangariza umuntu wese unkurikiranye uzi gusenga noracitse intege niyongera senge turi muri iyi minsi Satani yazanya akarindagiza n'ukuri ariko ndagira ngo bantu b'Imana mube maso kuko ubunyerere bwo buhari ubunyerere ni bwinshi urimo urabona umuntu akabona yiyambuye ben umwambaro w'agakizari yambaye ukabona arambitse hasi ndagira ngo mbabwire ubwo n'ubunyerere ariko abari kumwe n'Uwiteka Imana ije kuturamira kandi Imana ije kudutabara ni igihe Satani arimo araconshomera imbaraga z'abana b'Imana ariko ni igihe kandi iki ni igihe cyo gusenga ni ukuri kinagariye cyo kurambika iki nagari cyo kurambika intwaro hasi muri ibyo yaravuze ngo abarambitse intwaro hasi ni muzeterure kuko urugamba rugize gute rugeze mu mahina ni muziterure Imana idutabare kandi Imana itugire n'ukuri ibi turabivuga ngo ni byabahanuzi ngo ni ibyiki ariko igihe kije hagiye guca umuntu wasenze kandi agiye guca umuntu wavuzweho n'iki ni Imana iteka Imana hari ibintu aje guhindura hari ibintu aje gushira yego kandi koko urareba ukabona inzira ni imifatangwe ntaho kunyura urava ndasohokane baraza kumvugiriza ndabigenzane humura aho ngaho muri iyo nzira itagaragara uwi kandi bigize gute biruhije umugenzi ariko uri kumwe n'Uwiteka araza kumufasha mu urwo rugendo naho ibyo abantu bacitse urondorondo ngo dore ngo yiyahuriye ngo kwa Mutangana ngo dore ngo yiyahuriye ngo kwitaje yo kwanuza hariya ngo Muhanga ngo dore ngo yitwitse ngo kandi ngo yavugaga Imana ariko ubundi ibintu muvuga murabizi Uwiteka ngo nge ndi Uwiteka niryo zina ryanjye erega reka mbabwire mwa bantu mw'Imana Reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose by'iyobokamana bica ku Musaraba TV umugisha w'Imana rero nubare namwe kandi ineza y'Imana ibomeho ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo hafi na kure mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi Imana ibaho umugisha rero kubwo kudushyigikira mukora subscribe Imana ibugumye kubaha umugisha mukomeze rero kugira ngo dukomeze tuzamuke twamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndi kumwe na Claire mukozi w'Imana niwe tugiye kugana muri kano kanya reka mbasabe kugira ngo mubane natwe kandi muri buze kubona umugisha w'Imana Claire turagusuje mu izina rya Yesu nanjye ndabashuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane namwe ndabahobeye mu izina rya Yesu meze neza ndaho ndashima umwami Yesu akomeje kutwitaho no kuturinda nizere ko kandi n'inshuti z'umusandi ndimo ndabaraha mu mwuka uko gucyamura namwe ndimo ndabasuhuza muraho neza amen urakomeye ndashima mwami Yesu yego twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi rero kandi n'ibigiciro imbere yacu n'imbere y'Imana nziko ntabwo Imana yabikorera nta nyungu bifitemo ntabwo yabikora ntabwo bibaho Imana byose ikora bifitemo inyungu nta kintu na kimwe yakora kitarimo inyungu niyo mpamvu ko natwe nk'abo Imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo icyo twakora Imana idafitemo inyungu kiragatsindwa ikiza nuko Uwiteka dukora umurimo we harimo inyungu si byose kandi natwe afite ukuntu atuvungurira kuri za nyungu Imana ishimwe cyane amen ahandi ndaho ndategereje ubwami Yesu tegereje ibyo nabwiwe n'umwami Imana ko bizasohora batabuzeho na kimwe ndaritiriye ariko kandi urabona ko hari ibyo yakoze ndi mu by'Imana ikora wa muri bivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza urabona ko hari iby'Imana yakoze nubwo warebesha amaso y'umubiri atarayumwuka si byose wese nubibona ndabireba hari iby'Imana yakoze rero dushimye Imana n'udututeza twese no kutureba nunakureba ariko ubibona biri kwivuga
dushima umwami Yesu ko avuga agasohoza. Turamushimiye kandi ko nongeye kugaragara ku musaraba TV. Birashoboka ko hari benshi bari bapanze igahunda yo kuza gutanga message ntibyakwemera, ariko nyamara Claire we biremeye. Rero biri mu by'Imana ikora. Ndinde wo kuba nakwicara gutya ku musaraba TV nkavuga imbaraga z'Imana. Abantu benshi babuza aho bakorera bavugira iby'Imana, ariko nge Yesu aciriye akanzu cyangwa se aciriye akera kugira ngo ngeze ubutumwa ku bantu b'Imana. Amen. None ndinde ariko kuko ndi umwana w'Imana, Yesu arabyemeye konza ku musaraba TV nkavugana n'abagufi, nkavugana n'abarebare, nkavugana n'aboroheje ndetse n'abakomeye. Muraho neza. Uyu ni yadufashije Marie Claire. Ndongeye ndagarutse kandi Imana ishimwe. Abumva bakumvira abo ngabo, haleluya, abo nibo bazagira gute, bazaragwa cya gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe. Yewe ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, haleluya, ariko Uwiteka abimukiza muri byose. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo urebe ukabona ibyago ni byinshi, uyu munsi naje mwituze nuko nyine najemo, sibyo? Nubwo ubona ukabona ibintu byakwizingiyeho ari byinshi, ndagira ngo ngutangarize, niba uri umukiranutsi w'Uwiteka Imana afite ukuntu aje kugutabara mu ibyo ngibyo urimo. Imana ishimwe. Wivuga ngo imiryango yagiye, inshuti zagiye, ni ukuri, komeza ukiranuke. Ntabwo uza kumenya ukuntu Uwiteka Imana birangije mu kanya gato nko guhumbya. Hari ukuntu Yesu aje kubikora. Amen. Ibyago by'umukiranutsi nubwo ari byinshi, urimo urarangura ukabona nkaho wakungutse, ukabona ahubwo uri kubona igihombo. Yego, kubera izi impamvu ntabwo wakasa umunzani ngo wibe. Niba cyari kiro ari gupima ngo upime ikiro n'irobo, oya, wabikoze inusu n'irobo, hoya, wabikoze nyine ubikora uko biri. Ntabwo nyine nuko bimeze. Ariko abandi barimo barunka batera imbere nuko bari gukora ubujura. Nubwo ari byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ihanganira igicuku, Uwiteka Imana aje kugira gute, aje kubisobanura. Yewe mukobwa umaze imyaka myinshi utegereje kandi Uwiteka yavuganye nawe, kandi ko kumva ko ari Uwiteka Imana yavuze, ariko urabona ko byageze mu gihe cyo kwicira inzira. Wikwirwanirira, tegereza Uwiteka aje kugutabara. Hahandi abantu bavuze bacica ururondorogo, aho niho Uwiteka Imana aje guca kugira ngo agutabare. Ndimo ndavugana nawe wa mupapa we wubatse urugo, urimo rero ukabona ayikode nta nubwo uri kuyabona, kandi hubaha Imana, ugendana n'Imana, ukora n'Imana, ukabona nta nzira. Ndagira ngo utangarize ibyago by'umukiranutsi, haleluya, nubwo ari byinshi, ariko Uwiteka araje agize gute, afite uko aje kubikora. Amen. Ndagira ngo uhumurize, komera, nta joro ridacya. Uwiteka Imana aje gutanga ihumure ku buzima bwawe. Uwiteka Imana hari ibintu aje guhindura, hari ibintu aje gushira. Yego, kandi koko urareba ukabona inzira ni imifatangwe, ntaho kunyura. Uravuga ndasohokane, baraza kumvugiriza, ndabigenza nti, humura, aho ngaho muri iyo nzira itagaragara Uwiteka Imana aje gucamo. Ni ukuri ndagutangariza ngo guma ku Uwiteka. Hari uburinzi twayo turimo ngo guma ku birindiro, ugume ku gicaniro, mirindi y'umwami wenda yumva mu mwuka. Guma ku birindiro, ugume ku gicaniro, mwene data wicika intege. Uwiteka Imana araje kandi aje kugusubiza. Yego, birashoboka ko abantu bakuvuyeho. Abantu bajyaga bazi gateka umuceri mu karya, ariko kubera ko nta muceri nta cyayi uri kubona, baragiye abo bareke nyine barabi icyo gihe. Ariko Uwiteka Imana agiye kuzanira inshuti, yego, kandi zo mu gihe cy'Uwiteka Imana. Bibaho, birashoboka cyane rwose, birashoboka kusigara uhagaze uri umwe bitewe n'igihe urimo. Ndagutangariza muri icyo gihe uhagaze muri umwe niho Uwiteka Imana aje gukorera, kandi niho Uwiteka Imana aje kugira gute, aje gutabara. Wikwibaza uburyo uzatabarwa bose babireba, uzatabarwa abavandimwe babireba, uzatabarwa inshuti zibireba, uzatabarwa babandi mwateranye imisozi bageze gute babireba, bazi ko baguciyeho iteka. Nuko ninjiye mu kiganiro ndi kugusuhuza. Haleluya. Uko niko Mwuka Wera w'Imana binzani. Wari ukeneye rino humure, wari ukeneye buno butabazi, ariko ndagutangariza ko Uwiteka Imana aje kukuzaho, kandi aje n'imbabazi nyinshi cyane. Wari urimo uravuga ngo nta mushyitsi nyishaka, nta nshuti nyishaka, kubera ko abantu nyine nuko barananiye. Ndagira ngo gutangarize Uwiteka Imana aje mu bundi buryo, aje aciye mu zindi nzira.
yego hari uko aje mu rugo rwawe byuka urabagirane kuko umucyo wawe ugiye kugira gute uraje kandi ubwiza bw'Uwiteka bugize gute burakurasiye. Imana iguhe umugisha. Amen. Imana nawe iguhe umugisha. Claire twaye uri umuhanuzi wagiye uhanura ibintu byinshi bitandukanye. Mwe mwagiye muhana ko imbere hari impfu zitandukanye, hari ibihe bikomeye bitoroshye, ariko kandi twasoma n'ijambo ry'Imana haro tubwira ngo bimwe mu bimenyetso bizaranga iminsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja. Turi mu gihe turi kujya tubona ibintu bidasanzwe, ukumva umwana yishe se, umubyeyi yishe umwana, hari ubwicanyi buteye ubwoba, hari impfu zitandukanye, ibintu tutize twumva mu maso yacu yuko iyo dusomye Bibiliya none bivuga ko nta gishyashya kiri munsi y'ijuru, ariko ni ibintu bitari bimenyerewe uyu munsi twakwita ishyano. Ibi nibyo biranga iminsi y'imperuka. Izi ni za mpfu mwavugaga. Bino bintu ese iyo muri kubyumva nkamwe musenga, muri isengesho ikindi kirimo muri mucyo amakuru y'ijuru abarayahe yabirebe ko twebwe turi kubireba tukabyibazo bikatujyana kure bite n'ibyo turi kubona muri iyi minsi. Nagira ngo nkubwire Nepo n'ubundi turi mu byahanuwe kandi birasohora, ariko nagira nkubwire ngo ahubwo naba nka wa undi wavuze ngo nta karaba. Sibyo se? Ahubwo uwegera Uwiteka Imana namwegere, kuko ibi ni bya nta kiraboneka. Utunavuga ngo ni gatonyanga mu nyanja, kwa kundi igitonyanga kigira gute kiza kikagwa mu nyanja. Ahubwo ndimo ndatangariza umuntu wese unkurikiranye uzi gusenga n'uracitse intege niyongera senge. Turi mu bihe bigoye kandi bigize gute biruhije umugenzi, ariko uri kumwe n'Uwiteka araza kumufasha mu urwo rugendo. Naho ibyo abantu bacitse urondorondo ngo dore ngo yiyahuriye ngo kwa Mutangana, ngo dore ngo yiyahuriye ngo kwitaje yo kwanuza hariya ngo Muhanga, ngo dore ngo yitwitse ngo kandi ngo yavugaga Imana, ariko ubundi ibintu muvuga murabizi. Uwiteka ngo nge ndi Uwiteka niryo zina ryanjye. Erega reka mbabwire mwa bantu mw'Imana, ijambo ry'Imana ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Sibyo? Muri iminsi cunga gakiza k'umwimerere wawe, kuko ishashagirana byose ntagaruka ari ikiyewe ariko ari zahabu. Uri kumva neza? Ndimo ndavugana nawe wacitse intege ngo burango runaka kubera yasabwe nyine yasabwe, kandi kiri kumusaba nawe kirimo kirakureba, ariko uraza kurokorwa no kuba maso no gusengesha umwuka iteka. Haleluya. Yesu agutabare kandi nanjye ntabare. Rero ibyo muvuga ngo burango umugore ngo nese muri biriya ntibirimo ku mwana zica umunyina umubyara takazica se umugabo akica umugore we. Ese undi bya nitubira ngo abagore babiri bazaba bari kurusyo ngo umwe agire gute ngo bari gusya ngo umwe agende undi agire gute asigare. None se ntago muri murabibona? Igihe cy'isarura gishize bakozi bose bazagira gute bazataha, ariko hari nabo Satani ari mariba. Atari igihe cy'iki, atari igihe cy'Imana. Satani akaza akakwibira muri rwa byandi bava ngo nurungara mu gihe ukiri mu kazunga gatonye cyagiye ukiri vuga ngo nitekerezaho ngira Satani akabakwibiyemo. Ni igihe cyo kandi kambabwire mwabera b'Imana, amasengesho yabera cyangwa se abaye make ntago abantu bakiri gura ngo basenge bahuza imbaraga basenge. Ni mwibuka igihe kimwe intumwa ziri mu cyumba cyo hejuru, byari ibihe byari bikomeye, byari ibihe bari gushaka ngo bicwe, ariko Yesu agiye kugenda yabasigiye ibanga rivuga ngo ndagiye ariko ntago mbasize mwenyine, mbasigiye Mwuka Wera ari we mufasha. Yego arangije arabibasobanura mu gihe bari gutinda gutyo Satani ashaka kubibiramo ngo bari mu cyumba cyo hejuru bari bihishe nyine bari bafite ubwoba, ngo ari kumwe muri bo haza kubibutsa ijambo ngo ntimwibuke uko data yasize atubwiye. Haleluya. Ngo nimuhuze umutima. Ngo bamaze kwibukiranya amagambo yabwiye bahuza umutima. Mu guhuza umutima rero ngo batangira kugira gute gusenga. Guhuza umutima no kwihana, guhuza umutima no gusenga nyine bakamenagura ibihome bya Satani. Ndagira ngo mbabwire ngo Satani arimo aratera imbere mu ikoranabuhanga. Ndagira ngo natwe abana b'Imana aho uri hose mureka dusenge mu kuri no mu mwuka, natwe Uwiteka Imana tuzamure mu buryo budasanzwe. Abarozi barimo baratuma isazi, waba uri kunywa icyayi yakoraho wanguka burapfuye. Byo ni ikoranabuhanga. Ariko natwe ndagira ngo mbabwire ngo nimwiyambure akajagari karimo ngo inzara ngo ubukene ngo nahombye ngo naho mfita kujya ugute umuntu w'Imana avuga ngo nafiteho kujya. Yesu ari muri wowe
yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Ni gute? Ruhira kuri Yesu. Ntuhira ku bantu baraza kukujugunya, ariko ndagira ngo uruhire kuri Yesu. Haleluya! Jya kuri Yesu umwegere. Ntabwo Yesu azaguteza abantu, nta nubwo azakujugunya nk'uko abantu bakujugunye. Imana itugirire neza. Rero muri aka gahe abantu bari mu rungabangabo niho Satani arimo aribiramo abantu, ariko Uwiteka Imana duhagarareho kandi adutabare. Naho byo kuvuga ngo nuko nyine ko tubona bikabije ko uruvuga ngo nta kiraba ko tukaye shereka abana b'Imana ntibegerana, kuko reka mbabwize ukuri, imbaraga z'abera zirimo ziramenagurwa. Ariko nitwegerana tukagira gute? Tugasenga mu kuri no mu mwuka, Uwiteka Imana arazacogoze. Ariko kandi ntibikomeza kuba gutya nyine, nuko byagenze gutya, aha bimeze bitya, mugahora ni ikintu Satani amaraza akajugunya mu bantu, nakarindagiza. Cyagiye muri mu magambo muri kuganira kuri bya bindi, mwagombye ko muri gufata umwanya muri kugira gute muri gusenga. Satani arimo arazana umuntu wari uzi usenga muri karitsiye ukabona maragenda dandabirana, mu gihe muri kumutindaho niko ari kwiba abandi nka 40. Kandi mwagombye kwibona mugahita mugira gute? Musenga, kuko Imana iri gupfusha abantu bagaseka, ariko twe twapfusha tukagira gute? Tukarira. Rero Imana idutabare. Amen. Yego, katugushimire ku muguro kandi no kubisobanuro uduhaye muri kano kanya, ariko kandi tutwinjira no mu butumwa Imana yashyize ku mutima wawe. Turagusaba gusenga Imana itukomeza. Uri Imana yacu nziza, wambaye icyubahiro no gukomera, nta wakubanjirije nta nuzaguheruka. Izina ryawe witwa ndiho. Aka kanya tuje imbere yawe, uwacu yararimo aravuga kumfu ziriho n'ibintu biriho, yego biruhije umugenzi muri iyi minsi, ariko dutangiye kino kiganiro nyemerera ugira ibintu ucogoza, uca intege imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Ugabanye umubare w'abarimbuka kano kanya, Mwami Imana wongere umubare w'abakizwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyemerera uzukorane natwe, kandi abari bagiye kwiyahura ugenda ubagarure, abari bagiye mu ngeso mbi ugenda ubagarure kubw'ijambo ryawe. Ndagushimye Yesu, dutangiye ngo utangirane natwe kandi ukora imirimo n'ibitangaza, bisabye nizeye izina rya Yesu Kristo wanesheje rimwe gusa. Amen. Reka turimbane umuririmbyi wa 49 uvuga ngo ibihe nsenga Uwiteka. Ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara, ngo nigiraho datari muganyira ibyo nkenye byose. Niyambuye iby'umubabaro bimumuriza umutima, sinduka nabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Ibihe nsenga Uwiteka binyemeza yuko ansubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ndamwiyereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga. Guhora nsenga Uwiteka bijya bimara umubabaro, kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga. Amen. Ukiri muzima uri umukandida w'amasengesho, kandi iyo wasenze hari ibikinguka ukagera mu wundi mwanya. Mu bihe nsenga Uwiteka mbere binyemeza yuko ngomba kugira gute gusubizwa.
yego ugomba gusenga. Niba umwana arwaye ugomba kugira gute? Gusenga. Nubona ibibazo byakugarije ugomba kugira gute? Ugomba gusenga. Amen. Iki kitaro cyanywa kiravuga ngo guhora senga Uwiteka bijya binyemeza ngo bijya bimara umubabaro kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfa iteka. Ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Ugihumeka uyu mwuka w'abazima, Imana itugirire neza. Uri umukandida wo gusenga. Senga. Gusenga bikingura imiryango yari ifunze. Gusenga bituma abashaka za viza mubona za viza. Gusenga bituma hari impinduka zinjira mu rugo rwawe. Imana idutabare kandi Imana itugirire neza. Umurage naguha ni ugusenga. Imana ishimwe. Haleluya. Reka mbabwire muri iyi minsi Satani yazanye akarindagiza n'ukuri, ariko ndagira ngo bantu b'Imana mube maso kuko ubunyerere bwo buhari. Ubunyerere ni bwinshi. Urimo urabona umuntu akabona yiyambuye ben umwambaro w'agakizari yambaye ukabona arambitse hasi. Ndagira ngo mbabwire ubwo n'ubunyerere, ariko abari kumwe n'Uwiteka. Imana ije kuturamira kandi Imana ije kudutabara. Ni igihe Satani arimo araconshomera imbaraga z'abana b'Imana, ariko ni igihe kandi ababayi babiri batatu bagiye guhagarara bagasenga Uwiteka Imana kuza akagira gute? Agakora imirimo n'ibitangaza. Imana itugirire neza kandi iki ni igihe cyo gusenga. Ni ukuri iki ntabwo ari igihe cyo kurambika. Iki ntabwo ari cyo kurambika intwaro hasi. Muri ibyo yaravuze ngo abarambitse intwaro hasi nimuziterure kuko urugamba rugize gute? Rugeze mu mahina. Nimuziterure. Imana idutabare kandi Imana itugire. Ni ukuri ibi turabivuga ngo ni iby'abahanuzi ngo ni iby'iki, ariko igihe kije hagiye guca umuntu wasenze kandi hagiye guca umuntu wavuzweho n'iki? N'Imana nyakuri. Imana itugirire neza. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Imana impaye ngira ngo nkugezeho kandi nanjye ringire umumaro. Tujye muri Yesaya 35 umurongo wa 8 nepo dusomere. Yesaya 35 umurongo wa 8. Yego, reka tugereyo. Yesaya 35 umurongo waho w'8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amina. Kandi umusenyi kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'ababandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Amen. Dukomeze. Reka turakomeza ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntago ntibazagira gute? Ntibazayinyuramo, ahubwo nyine ushaka ibintu by'ubusamo bari guce bakagera nyine bagakora ibyo bagira gute? Bari gushaka nyine bakabifata. Uri kumva? Kuko inzira ni nyabagendwa. Ngo ariko muri iyi nzira ngo abagenzi nubwo baba ari abaswa. Uri kumva neza? Ntago iyi nzira bazagira gute? Bazayinyuramo, sibyo? Ntago iyi nzira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'ababandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa zose y'inkazi ntizayigeramo, zayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Amen. Imana idutabare. Ndagira nkubwire ngo hari ibintu umuntu w'umukiranutsi cyangwa se umuntu uri gusenga nashaka batarize, ariko hari ibintu atagira gute? Hari ibintu atakora kubera ko hari inzira. Nyine iyo nzira mbera ngo ni ariko Mana nyagasani tabara abantu bahishurire kuko ibiri kwiyoberanya ni byinshi. Iyi nzira yo kwera abanduye imitima ngo ntago bazagira gute? Ntibazayinyuramo. Ngo ariko abagenzi nubwo baba baragize gute? Ari abaswa bazagira gute? Ntago bazagira ubwoba kuko nyine ntago bazabanduye imitima, kuko nyine muri iyi nzira ucamo n'umuntu wera, n'umuntu wavuzweho n'Imana. Ni gute? Igihe ni igihe kigeze umuntu utari kugendera mu nzira z'Uwiteka Imana akagira gute? Akagaragara, Imana ikamushyira ku mugaragaro. Ariko abantu bari kumwe n'Imana ni igihe Uwiteka Imana aje kubayobora akabafata ukuboko. Birashoboka ko nta umuntu wiziwe no gufata ukuboko, ariko Uwiteka Imana
w'Imana aje kugira gute, aje kugufata ukuboko kandi akuyobore neza. Birashoboka ko bavuze ngo nta mashuri, birashoboka ko bavuze ngo nta buranga, nta bakaguciraho iteka, ariko ndagira ngo utangarize uri kugendana n'Uwiteka. Hagarara, Imana ije kugira gute, ije kugutabara, ije kukwereka inzira ugiye kunyuramo, ije kukwereka ubutabazi. Imana itugirire neza. Wifatwa n'agahinda, wigira mbena igihunga bitewe n'ibyo uri kubona. Ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka Imana aje kukuyobora aho ugomba kunyura. Ni urubanza ubona ko utari buze kurwishoboza. Ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka Imana aje kugira gute, aje kubera umuvunyi. Urimo urabona mu nzu bagusohoye, ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka Imana azanye inyishu. Urimo urabona ukabona abana nta menerevare, ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka Imana agiye guca kandi kayira aza gutabara. Urimo umaze igihe kinini uburwayi bwarakubayeho akaramata, nyamara koko 38 uriya murwayi yahoraga aryamye kuri kiriya kidendezi imyaka 38 mugira gute, nyine imwuzuriraho namutabaza. Ariko Yesu ahageze, Imana itugirire neza, ngaramubwira ngo nta kindi nagukorera, ikorera uburiri bwawe, nturagize ugire gute wigendere. Ndagira ngo utabarize ijuru nkubwira ngo Uwiteka aje kugutabara mu byo uri gucamo. Ndagira nkubwire ngo iki ntago ari igihe cyo kwicara, ni igihe cyo kubana n'Imana. Imana itugirire neza. Uza kongera isome neza rino jambo riri muri Yesaya 35 umurongo wa 8. Imana igutabare kandi Imana ikugirire neza, Imana ikwishimire. Nubwo butumwa Yesu yarampaye kugira ngo nkugezeho. Imana iguha umugisha. Yego, Imana iguha umugisha. Claire, urakoze cyane, urakoze cyane, kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyi azaba ari inzira yo kwera. Turagushimiye cyane ku butumwa bwiza utambutse Claire. Reka tugane ku musozo, ujye no kwita ku mwana, ariko bajya bibuka ko ufite umwana mutoya. Yego, reka tugusabe nimba nta kindi kintu waba wibagiwe mu butumwa Imana yari yaguhaye ngo kitugezeho. Uraduha nimero za telefone usengera abantu b'Imana tugane ku musozo. Nimero ni 0785 53 311. Mana yacu nziza, haleluya, urera kandi urakiranuka. Icyubahiro cyawe nta numwe muzagisangira, ko warurikera ni isaha ni kuri. Turagushimye kubw'umugambi wawe, turagushimye kubw'ubutumwa ugejeje ku bwoko bwawe. Izina ryawe ni ryamamare. Nyemerera uhereye aka kanya abari batewe ubwoba n'ibyo babona, wongere ubashiremo inkomezi zawe. Mwuka wera w'Imana akora imirimo n'ibitangaza. Uhereye aka kanya ikiganza cyawe Yesu kigenda cyongera kigarura abantu mu izina rya Yesu. Bari mu buyobe cyongera kibakoreho, bongere bahindukire. Ndagushimye Yesu kuturwaniriye kandi uje kudutabara. Nanjye mbisabye nizeye izina rya Yesu Kristo wanesheje rimwe gusa. Amen. Imana iguhe umugisha.